ni igikorwa gikomeye umuntu aba yarateguye igihe kirekire. Ubaye warahinze umurima ukagira amahirwe ukera, wakumva ibyishimo wagira. Ubaye ufite inka yawe ukabona irabyaye, wakumva ibyishimo wagira. Ibyishimo mfite ntabwo wabasha kubisobanura mu magambo, kuko ni igikorwa gikomeye cyane Uwiteka Imana abakoreye umuntu. Gishimisha nyiracyo by'umwihariko ababyeyi bakwibarutse, bikaba umwihariko kurushaho, kuko buriya umubyeyi nk'uko natangiye mbikubwira, iyo ufite umurima cyangwa inka ikagira umusaruro itanga, bishimisha uwo murima ntiwushimisha kurusha nyir'umurima. Natwe rero nizeye ndashidikanya ko igikorwa tumaze gukora gishimishije ababyeyi bacu, kandi natwe urabibona ko dufite akanyamuneza. Reba ku ruhande rwawe turebe. Iyo seko niyo nashakaga kwanza. Nibyo wabibonye. Nzamutwara uko nawe musezeranyije, kandi namusezeranyije kuzamukunda ubuziraherezo, kuko uburyo avuga n'uburyo afata icyemezo biri mu byatumye mukunda. Nta kindi usibye gushyira mu bikorwa inshingano niyemeje. Nicyo cy'ingenzi kandi nicyo nari ntegereje, ni ugushyira mu bikorwa ibyo namusezeranyije. Yabyumvaga mu magambo, none ajya kubibona mu bikorwa. Mwagenze urugendo rurerure ku izuba ry'impangabagabo kugira ngo abeho. Imvura y'itumba ntiyabavaga ku mugongo babyeyi. Mu museso karekare inkoko zibitse ntimwaburaga kugenda. Icyo mutamuhaye ni uko mutari mugifite babyeyi. Mwaramureze kandi munamutoza n'imico myiza. Ntashidikanya ko ubupfura mwamutoje bwashimwe n'abantu. Namwe nimwirorere babyeyi. Ababyeyi ngabo baraha. Urungano nguru, vuga iki ndeka iki babyeyi, ko ibyo yabashimira ari byinshi cyane. Amashuri yarize kubera mwebwe. Mwamutoje gukunda Imana n'abantu. Mwamutoje kubaha umukuru n'umuto. Ikindi kandi mwanamutoje n'umucuri mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi. Babyeyi mwana mwibarutse ngo arabashimira. Ngo nk'undi mwana wese ava kure. Ngaho yarwaye ubwo gusinzira kwanyu kukaba ntako, mukarara mutagoyetse kubwe. Iyo azamukiye muri ubwo burere bwiza, aba umuntu w'ingirakamaro kandi akabereka ibirori, akabereka ibyishimo, mukumva mutewe ishema nuko mwabyaye kandi mwirereye mukarerera n'igihugu. Ndumva nkeye kubera kuko bampa ibirori nyine, nk'uko ba nyina babimpaye nabo bariho barabimpa nk'uko ba mama wabo babimpaye. Yakuze ari umwana, yabyirutse ari umwana wumvira, wamubwira ikintu akacyumva, wamubuza ikintu akacyumva, agakubagana bisanzwe nk'abandi bana, ariko wamugarura mu nzira nziza akayigarukamo. Aho yigiriye hejuru mu mashuri nahe hose akura akunda Imana, akunda umurimo, akunda umuryango ndetse n'igihugu. Inshingano zawe rero ukwegera umwana ukamuganiriza, wabona arahashaka kudohoka mugati nyamara nugenza gutya bizagupfira gutya, ariko nugenza gutya uzahabonera umugisha. Ni ibyishimo. Burya ibyishimo iyo biba byishurarira n'ibyago byazukarira, ariko ibyishimo nibyo byatumye arira. Ubundi no kumugira inama ukamubwira ko umubyeyi ageze mu rugo ari mutima w'urugo. Nitwara neza mu rugo, urugo ruzaba rwiza kandi ruzagendwa. Cyane cyane agakunda umuryango w'umugabo. Burya hari igihe umudamu ashaka yagera mu rugo akumva ko famiye ye ku ruhande rwe agomba kwikubiraho, ariko iyo famiye umugabo yaza ukabona yazinze umunya, icyo gihe urifungura iyo baje. N'umutwara akabona ko wishimiye umuryango we. Nicyo kintu cyubaka urugo. Nawe iyo ubonye baje akabona nawe baje mubakiriye kimwe, arishima cyane. Cyane cyane igihe byo mumaze kurya nimugoroba hari ikiganiro cy'ababyeyi bombi n'abana mu rugo.
mukicara mukaganira ukabereka urangaye kuko ntihaba habuze aho ubona umwana yarangaye akaba bimeze nabi ukamwereka n'umwana wifashe neza uko ubona agaciro afite. Namuye mushwari ndijirwe n'umwana wavugaga umuvugo kubera amagambo yaravuze. Uyu munsi banshimishije cyane. Ubu rero watoje umwana nibwo afata. Iyo usanzwe uri umukristo n'umwana w'umukristo, none se waba warabonye so na nyoko bataragiye mu mihango ya gipagane uri umwana wowe ukayijyamo? Aka kanyamuneza mfite nuko umwana wanjye yasezeranye mu rukiko kandi akaba yanasabwe. Ubu uyu musaza tugiye kubana mu buryo bwa gikristo, turera abana bacu neza, tubatoze umurongo mwiza nk'uko n'ubundi twabatoje. Abana nibakora ikosa ampamagare nanjye muhamagare, tujye inama mbere y'uko tushobora kubishyira hanze. Bizaturuka ku burere bwacu kuko ariko ndikumva bitazanaba kuko twabatoje neza. Nge nanezerewe ku buryo amarira n'uba ari kubunga mu maso atari ukubabara, ari umunezero gusa. Yego, ku mutima wanjye ndishimye kandi nkashima n'Imana. Yego. Hanyuma ibanga wakoresheje kugira ngo n'undi mubyeyi wese yaba ari Burasirazuba, Amajyepfo, ari naho turi Amajyaruguru, muri make iki gihugu cyacu ko turabikomeza, impanuro arazifite, tuzakomeza tuzimuhe, n'ubundi turi kumwe, ntago tumuhanye, ntago tuvuze ngo nagende, oya ni birebire. Ya tariki irageze mwiyemejeho kubana, yo n'umugisha w'Imana kubona umugore nk'uyu, n'umugisha w'Imana kubona umugabo nk'uyu. Iki nabyiru ngo mbibwire ababyeyi, mbisinyire mu rukiko, uri umugore w'umutima, nguhaye umutima wanjye. Mwana w'amabukwe n'ukuri ufite igikundiro, urukunda gukunda ufite imizi ndabizi. Ikebukure b'ababyeyi rufite imizi ndabizi, ikebukure b'abaturanyi rufite imizi ndabizi. Mwana w'amabukwe rufite imizi ndabizi. Oni mureke mbabwire uko yakunze Florence, ko yakunze Florence maze ayoberwa amazina yose, yayabaza ababyeyi ntibamubwira amazina y'uwakunda. Isi mbwira wambabariye ukambwira amazina yawe, nkamenya amazina yawe maze nkajya guhamagara, nkagira n'ishyari shushuwa n'indetse na my love. I love you so much, come to me, Florence. I love you so much, come to me. I believe in you, I like you, I need you. I love you so much, come to me. We love you, tunakupenda sana, te amo, sikwagaranyo. Je t'aime trop. Mbahaye ikaze bakunzi ba Touch1 TV, muziko tubakunda kandi tubahoza ku mutima. Icyo tubasaba namwe no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugenda tubategurira bibagereho 5 kuri 5. Munyemerere murambabwira ko nzajya mbazanira ibyiza bishimisha imitima yanyu. Uyu munsi muze kunyemera tuze kurebera hamwe urugendo, ubuzima, umunezero, ibyishimo by'aba bageni n'abageni twasanze mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari, mu gice neza benshi murahazi aho bakunda kwita ku Buhanda. N'abageni bishimye rero, n'abageni banezerewe, mu mafoto meza atagira ukwasa, ubwuzu ku maso yabo ndetse n'imiryango yabo muri rusange.
benshi turaza no kuganira kugira ngo mugende murushaho kwishima no kunezerwa, mwumve amarangamutima, mwumve uko abari b'u Rwanda bategurwa, ndetse muze no kumva uko burya ubukwe ari ikintu cy'agaciro, by'umwihariko gusezerana byemewe n'amategeko. Bakunzi ba Touch One rero nkora mbabwira ko ibyiza aho nzajya mbimenya hose nzajya nyarukirayo nkabazanira, namwe mukishima mukanezerwa. Muze kunkundira rero tuze kurebera hamwe, turebe amarangamutima ya bano bageni, tuze kuganira nabo, tuganire n'imiryango yabo. Ntimujye kure, ni ukuri ndabakunda, mbahoza ku mutima. Nitwa Emmanuel Kanani, ariko kandi nanone ntimwibagirwe gukora subscribe kuri channel Touch One TV. Amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze cyane. Yego, ninde tuganira? Ni Twishime Elize. Twishime Elize rero mu bigaragara urasa neza n'umugeni wawe, uruhanga ruhanganye ubuhanga, ushobora kuba uvuye gusezerana, nibyo? Yego, ntiwibeshye, niho tuvuye. Umutima bimeze bite? Umutima ni ibyishimo byinshi cyane, nawe amaso araguha. Ni igikorwa gikomeye umuntu aba yarateguye igihe kirekire. Ubaye warahinze umurima ukagira amahirwe ukera, wakumva ibyishimo wagira. Ubaye ufite inka yawe ukabona irabyaye, wakumva ibyishimo wagira. Ibyishimo mfite ntabwo wabasha kubisobanura mu magambo, kuko ni igikorwa gikomeye cyane Uwiteka Imana abakoreye umuntu. Gishimisha nyiracyo, by'umwihariko ababyeyi bakwibarutse bikaba umwihariko kurushaho, kuko buriya umubyeyi nk'uko natangiye mbikubwira, iyo ufite umurima cyangwa inka ikagira umusaruro itanga, bishimisha uwo murima ntiwushimisha kurusha nyir'umurima. Natwe rero nizeye ndashidikanya ko igikorwa tumaze gukora gishimishije ababyeyi bacu, kandi natwe urabibona ko dufite akanyamuneza. Reba ku ruhande rwawe turebe. Iyo seko niyo nashakaga kwanza. Nibyo wabibonye. Akari ku mutima gasesekara ku munwa. Mugeni uraho neza? Muraho neza. Urakomeye? Ndakomeye. Hanyuma wowe nyuma yo gukunda umukunzi wawe, umusore, ntekereza ko ushobora kuba mwaragendanye urugendo rw'ubuzima, ariko uyu munsi ukaba umaze kwemera kuba umugore we, mu mutima wawe bimeze gute? Ndanezerewe cyane kandi ndishimye. Yego. Hanyuma bajya bavuga ko abakobwa beza bijya bigorana nyine kugira ngo abahungu babe bakubenga, cyane ko mukunda kwihagararaho. Uyu muhungu n'irihe banga yakoresheje? Wakoresheje irihe banga rata? We buriya ntekereza ko ari urizi kundusha, ariko buriya iyo umuntu mwahuye mugashimana akanyurwa n'imyifatire yawe n'imico, ndumva nta banga rirenze iryo umuntu ashobora gukoresha. Buriya umuntu yanyuzwe n'imico yawe n'imyifatire nta kiba kigoranye. Yego. Ko bijya bivugwa ko abahungu bagora abakobwa bakabarushya mu gihe cyo kubarambagiza, rimwe na rimwe umwe akagutendeka undi akagutendeka. Uyu muhungu wawe itandukaniro wamubonyeho n'abandi basore bigeze kukurambagiza? Kuko byanga bikunda ndimagina ko bahari nkurikije ubwiza nkubonana. Itandukaniro rye n'abandi ni irihe? Murakoze cyane. Itandukaniro namubonyeho akunda Imana kandi akunda gusenga. Icyo cyatumye biba mu bituma muhitamo kurusha abandi banciye imbere, ndetse n'abamubanjije ndetse n'abaje nyuma ye. Ikindi namukundiye, yabashije kumbwiza ukuri, ndetse anyereka urukundo nifuzaga, bituma numva mukunze by'umwihariko kugeza aho dusezeranye byemewe n'amategeko. Uyu munsi wari utegereje igihe kirekire, ko usohoye noneho ugiye kubigenza gute? Nta kindi usibye gushyira mu bikorwa inshingano niyemeje. Nicyo cy'ingenzi kandi nicyo nari ntegereje, ni ugushyira mu bikorwa ibyo namusezeranyije. Yabyumvaga mu magambo, none ajya kubibona mu bikorwa. Dusoza ikiganiro gito tugiranye, uravuga iki ku basore bagaragaza abana b'abakobwa agati, kamukoza hirya kamukoza hino, rimwe na rimwe akanakuramo inda itateganijwe? Uravuga iki kuri abo basore? Navuga byinshi, ariko reka mvuga iki ngiki. Bakibuka kandi bakazirikana ko uwababyeyi nawe ni umubyeyi. Bareba agahinda bashobora kuba batera abo bakobwa,
bakagereranye iyo nyina aza cyangwa ba mama wabo baza kugirwa uko ari kugira uwo nguwo. Ikindi nakongeraho ku bafite bashiki babo bibaze niba ibyo bari gukorera abo bandi bikorewe mushiki we yanyurwa. Nicyo navugaho. Icyo kibazo ubashije kukibaza ushobora kugira imyitwarire uhindura ubona idahwitse kuri wowe, uko wumva ko ushaka ko mushiki wawe atwarwa ushobora kubitwara w'abandi bikagufasha kuba byagenda neza. Umugabo wawe uri kumva amagambo afite? Yego. Urumva ko avugana ubushongore n'ubukakura, urabona ko ari igituza cy'umunihira. Uzamutwara gute muri uru rukundo? Nzamutwara uko nawe musezeranyije, kandi namusezeranyije kuzamukunda ubuziraherezo, kuko uburyo avuga n'uburyo afata icyemezo biri mu byatumye mukunda. Hanyuma reka noneho dusoze, nicyo uvuga ku bana b'abakobwa batajya bamenya kwihangana ngo baheshe ishema imiryango yabo, rimwe na rimwe ugasanga arafatafata hirya hino kugeza ubwo akuyemo n'inda ari umukobwa, urabivugaho iki? Ni iyihe nama ubaha? Cyambere ndabanza kubabwira ko bagomba kwiragiza Imana, kuko Imana niyo igena byose, isaha n'igihe byageze birasohora, kandi bajye bihanganira mu rukundo babashe kubabarira, kuko iyo utabibashije bikuviramo kuba undi wundi. Ku kijyanye no gutwara inda z'indaro biterwa n'uko muba mwiyandaritse, ndetse kubera ko mugira santima, kubera urukundo muba mufitanye, bikabatuma mutabasha kwihangana. Nababwira ko bazajya babasha kwihangana bakerekana urukundo bafitanye, ariko biteye kwishora mu ngeso y'ubusambanyi, kuko tuzi ko iyo utarasezerana n'umukunzi wawe, iyo mukoze imibonano mpuzabitsina byitwa ubusambanyi. Turabashimiye. Murakoze namwe. Mbanje gushimira Imana iyo yangejeje kuri uyu munsi, ikandinda ndetse ikarinda n'umugabo yangeneye, ikabarinda namwe mwese mwabashije kudutahira ubukwe. Imana ibahe umugisha kandi yumve ko nyishimye. Yego. Ya tariki irageze mwiyemejeho kubana, yo n'umugisha w'Imana kubona umugore nk'uyu, n'umugisha w'Imana kubona umugabo nk'uyu. Ikinabyiru ngo mbibwire ababyeyi, mbisinyire mu rukiko, uri umugore w'umutima, uhaye umutima wanjye. Mwana w'amabukwe n'ukuri ufite igikundiro, urukunda gukunda ufite imizi ndabizi. Ikebukure b'ababyeyi rufite imizi ndabizi, ikebukure b'abaturanyi rufite imizi ndabizi. Mwana w'amabukwe ufite imizi ndabizi. Oni mureke mbabwire uko yakunze Florence, ko yakunze Florence maze ayoberwa amazina yose, yayabaza ababyeyi ntibamubwira amazina y'uwakunda. Isi mbwira wambabariye ukambwira amazina yawe, nkamenya amazina yawe maze nkajya guhamagara, nkagira n'ishyari shushuhani ndetse na my love. I love you so much, come to me Florence. I love you so much, come to me. I believe in you, I like you, I need you. I love you so much, come to me. We love you, tunakupenda sana, te amo, sikwagara nyo, je t'aime. Ubukwe n'umuco mwiza bukaba ikimenyetso cy'abakundana. Iyo wabonye ugukunda nawe ukamukunda bitera umunezero, uba wubatse paradizo nshya mu rugo rwawe.
tuyishime wabonye umugo zamurinda agahinda guhunda umunezero nimuhora akeneye keya zawe w'imbabazi wabonye umugabo zamurinda agahinda guhunda umunezero n'umuntu w'umugabo azajya guhora hafi ubukwe n'umuco mwiza bukaba ikimenyetso cy'abakundana iyo wabonye ugukunda nawe ukamukunda bitera umunezero ruba wubatse paradizo nshya mu rugo rwawe muhumure ntibugipfuye burya ntabutaha butagezwe isho kareka ubu muri Yezu dufite amahoro ariko ubu muri Yezu dufite amahoro iya tariki irageze mwiyemejeho kubana yo n'umugisha w'Imana kubona umugore nk'uyu n'umugisha w'Imana kubona umugabo nk'uyu ukinabyirura ngo mbibwire ababyeyi mbisinyire mu rukiko uri umugore w'umutima uhaye umutima wanjye mwana w'amabukwe n'ukuri ufite igikundiro urukunda gukunda ufite imizi ndabizi ikebukure b'ababyeyi rufite imizi ndabizi ikebukure b'abaturanyi rufite imizi ndabizi mwana w'amabukwe rufite imizi ndabizi Oni mureke mbabwire uko yakunze Florence ko yakunze Florence maze ayoberwa amazina yose yayabaza ababyeyi ntibamubwira amazina y'uwakunda isi mbwira wambabariye ukambwira amazina yawe nkamenya amazina yawe maze nkajya guhamagara nkagira n'ishyari shushu ndetse na my love I love you so much come to me Florence I love you so much come to me I believe in you I like you I need you I love you so much come to me we love you tunakupenda sana te amo sikwagaranyo je t'aime trop bageni beza nimuhindukire murebane ngaho nimuhana ibiganza by'iburyo nimubampera amashyi n'impundu ngabo baraberenya bisezeye ku busiri batera ibyo twita high risk zone bageni beza nubwo ndi muto ariko ntago natoragura ibyo mbonye nta nubwo natumwa ngo mbaririze iyonge yego ndi muto ariko ndanarora iyi si ntabwo isakaye buri wese arabirora reka mbaye inama nubwo ndi muto ariko sintoya mbinginge kandi mbasabe ibyo biganza musobetse mukabisobeka murebana akana ko mu jisho ndabinginze umwe muri mazirwa akagaruka asanga mugenzi we azihutire kumushyikiriza icyo kiganza agifata gikomeze rwose murebane nk'uko murebana uko nguko maze buri wese abwira undi amagenzi ye reka nsaba ababyeyi ba Florence mu cyubahiro mbagomba kandi mbinginge bankundire baze mbagezeho ubutumwa umwana wabo yabantumyeho amashyi n'impundu ndaza kubabwira impamvu yabyo ayo mashyi turagurika nk'utugori tw'imibeya nta kuyaba ababyeyi nimuyabangire mwokagira imana mwe babyeyi beza muragahorana imana umwana wanyu yabantumyeho yambwiye ngo agakwiye kwifatira uyu mwanya ngo abashimire ariko nta rubuga yahawe muri kino gitaramo ahubwo ngo yisanze ari uri butaramirwe muri barumuna be rero yangiriye icyizere nturanya yitonze arambwira ngo nisanzure nsibe gusanza ibyo nsanze
babyeyi beza bazira ikizinga, umwana wanyu atewe iteka no kubashimira, muri ababyeyi b'intwari cyane. Mwiziritse umukanda muvunika mukora, mwari ibitumbwe mutaye igicuku, agahishije mwarakamuhaye kugira ngo abashe gukura. Mwagenze urugendo rurerure ku izuba ry'impangabagabo kugira ngo abeho. Imvura y'itumba ntiyabavaga ku mugongo babyeyi. Mu museso karekare inkoko zibitse ntimwaburaga kugenda. Icyo mutamuhaye nuko mutari mugifite babyeyi. Mwaramureze kandi munamutoza n'imico myiza. Ntashidikanya ko ubupfura mwamutoje bwashimwe n'abantu. Namwe nimwirorere babyeyi. Ababyeyi ngabo baraha. Urungano nguru vuga iki ndeka iki babyeyi, k'ibyo yabashimira ari byinshi cyane. Amashuri yarize kubera mwebwe. Mwamutoje gukunda Imana n'abantu. Mwamutoje kubaha umukuru n'umuto. Ikindi kandi mwana mutoje n'umucuri mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi. Babyeyi mwana mwibarutse ngo arabashimira. Ngo nk'undi mwana wese ava kure. Ngaho yarwaye ubwo gusinzira kwanyu kukaba ntako, mukarara mutagohetse kubwe. Ngo gusa mwajyaga mumutuma akagenda, none muramushyingiye aragiye. Ngo gusa impano yabahaye muzayoze ku mutima, ni ikimenyetso cy'urukundo abakunda. Kandi ngarabasezeranya ko atazababera umwana mubi mu rugo rwe. Ntabwo azatatira igihango cy'umuco mwamutoje. Umugabo we azamwubaha, azamugandukira, azamuhesha ishema rimukwiriye mu rugo rwe. Ngo gusa Imana yo mu ijuru izabimufashemo. Nimunize amashyi n'impundu dushimire uyu mugeni. Babyeyi beza, nimwisubire mu twicaro abami twanyu nk'abami n'abamikazi. Mu gihe mugitambuka niba bampundagariza amashyi n'impundu. Bageni beza, muzarwubake rukomere, muzayeshishemo imiryango yasobetse amaboko ku bwanyu. Tuguhaye ikaze kuri Tochwane. Murakoze cyane. Namahoro y'Imana. Namahoro. Ko mbona akanyamuneza. Natashye ubukwe bw'umukobwa wanjye. Turishimye cyane. Umukobwa wabyaye mu nda yawe, uri nyina wabo, uri nyirasenge, uri ndi nyina wabo. Yego. Hanyuma uyu munsi umeze ute? Ndishimye. Yego. Nk'undi mubyeyi wese ubonye umwana we ateye intambwe, ni ibintu bishimishije, umuryango twese turishimye. Kandi niyo mpamvu nawe ukeye ku maso cyane. None se mu by'ukuri ubundi mu buzima busanzwe nk'umubyeyi ko koko ari ntitwavuga ko ari nk'icyorezo aho abana b'abakobwa ugira gutyo ukabona banatwaye inda zitateganijwe, mwebwe nk'ababyeyi mubona bipfira he? Bipfira ku kuba utaraganirije umwana. Ababyeyi bagomba gufata inshingano zo kuganiriza abana babo mu kigero cyose bagezemo. Niba ageze mu bwangavu ukamubwira ko imyitwarire runaka ishobora gutuma imbere ye heza haba habi, ntagere ku ndoto ze. Ugomba rero kumushyira mu nzira agomba kugenderamo, ukamuba hafi mu migambi myiza yifitemo, ukamuha support kugira ngo akomeze muri iyo nzira, bizamufashe kugera ku nzozi ze zo mu buzima. Ibyo rero iyo umwana ageze ku nzozi ze bishimisha ababyeyi. Niyo mpamvu ubona twishimye. Dusoza rero uravuga iki ku bana b'abasore usanga rimwe na rimwe bagira batyo bagatera abana b'abakobwa amada, bakababuza n'ibyishimo nk'amwe nk'ababyeyi kandi bireze? Abo basore bababwira iki uze no gusoreza ku mukobwa? Icyo navuga ni uko uburere butagarukira ku mwana w'umukobwa gusa. Ntabwo kuba hafi umwana
ari ukuba hafi umwana w'umukobwa gusa, kuko n'uw'umuhungu nawe agwa muri ibyo bishuko, agwa ashobora kujya mu nzira mbi, ashobora kugenda mu bigare bibi bikamutoza imico mibi, ugasanga agiye mu biyobyabwenge, ugasanga aratanye, ugasanga ntakubereye umwana wifuje kwaba we kuva akiri mutoya. Rero iyo atanye akajya mu nzira itari nziza, ni hahandi indoto ze ntabwo azigeraho. Ndetse namwe ababyeyi, icyo mwarimo mwitezemo ntabwo mukibona, nta byishimo mubona, biva no mu muryango bikagera no ku gihugu. Igihombo ntabwo ari icy'umuryango gusa, ni n'icy'igihugu. Iyo umwana akurumbiye, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, igihugu kirabihomberamo, umuryango urabihomberamo, nawe ubwe arabihomberamo. Niyo mpamvu haba ku mwana w'umukobwa no ku mwana w'umuhungu, uburere bose bakwiye kububona, bose bakwiye kuganirizwa, bakwiye kwerekwa ikibi n'icyiza, abakuru bakababa hafi kandi bakababera icyitegererezo, kugira ngo nabo bazagire imiryango myiza kandi nabo bazagire abo babera icyitegererezo. Icyo gihe tuzagira abantu bafite umuco, bafite indangagaciro nyarwanda, bakunda igihugu, tugira imiryango itekanye, abana bari ku mihanda babe bakeya, maze igihugu kirushaho gutera imbere kandi na ya miryango nayo irushaho kwiteza imbere. Reka tugushimire mu kiganiro cyiza cy'inyuramutima, kigufi ariko kandi kirekire ku muhanga uhaye Touch One. Murakoze cyane. Reka tuganire n'uyu mubyeyi mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga, nyirasenge w'umukobwa tumaze gushyingira. Ntabwo nibeshye? Oya, ntago wibeshye. Uraho neza mubyeyi mwiza? Uraho neza. Tuguhaye ikaze kuri Touch One. Nyagasani yeza bane nawe. Yego. Hanyuma rero akanyamuneza k'uyu munsi kari kuva he? Nubu bukwe cyangwa? Nubu bukwe bwa Florence. Yego. Ni irihe banga wakoresheje kugira ngo koko uyu mwana wawe ubu umushyingiye kandi ubukwe bwishimirwe n'abantu? Ibanga rero nta rindi uretse kumuragiza Imana, ubundi tukicara mu ruhimbi. Umuco namuhaye n'ubundi arawufite kandi n'ubundi azawukomeza, kandi n'ubundi ntago tubiretse, turabikomeza. Impanuro arazifite, tuzakomeza tuzimuhe, n'ubundi turi kumwe, ntago tumuhanye, ntago tuvuze ngo nagende. Oya. Hanyuma biranavugwa rero, ubwo dukoma uruso dukome n'ingasire, binavugwa ko hari n'ababyeyi uburere bwabo bugerwa ku mashyi. Abo bo urabavugaho iki? Aba babyeyi uburere bwabo bugerwa ku mashyi, ubwo nta kinyabupfura bagira. Ubu ikoranabuhanga ryaraje, ushobora kutahagera n'amaguru, ariko WhatsApp, telefone ya touch cyangwa se katoya, nkamuhamagara nkamubaza, Florence mwana wanjye, umugabo akunda kubahwa, ugomba kubaha umugabo, ugafata umugabo neza, nutamufata neza ibyo birakureba. Ubwo rero twebwe iwacu ibyo ntibihaba, twe twatojwe kubaha abagabo. Ndagushimiye mubyeyi mwiza. Yego, Imana ibahe umugisha, nanjye ndabashima. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego, twa Pacifique Tuyizere, ndi mukuru wa Tuyishime Elize, ari we twaherekeje uyu munsi, yaje gusezerana imbere y'amategeko. Mutima murumva bimeze bite noneho? Ya, ni ibyishimo bikomeye cyane, urumva kumva ukuntu umuryango uba wishimye, abana bishimye ku mpande zombi, ababyeyi bo urumva biba birenze kuri twe. Niki wifuriza urugo rwa murumuna wawe agiye gushinga uyu munsi? Imbere na mbere azabyare, aheke kandi azatunganirwe. Icya kabiri, urugo rwe ruzabe nyabagendwa, kuko impamvu kuba ufite urugo ni kimwe no kuba ufite abarugenda ni ikindi. Kuba ufite urugo ni kimwe no kuba witwa umubyeyi kuba warakuhetse. Rero mbere na mbere namwifuriza guheka, kubyara, agatunganirwa, kagira inshuti, abavandimwe, yego akagura umuryango. Yego. Icyo nacyo natwe kuri Touch One nicyo tumwifuriza. Hanyuma nawe turagushimiye. Urakoze cyane. Turi kumwe n'umubyeyi mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga, washokoje uruhanika maze atega n'urugori kuri uyu munsi.
n'umubyeyi ko kubona benshi bashobora kwigiraho kurera nimba ntibeshye kandi biragaragara mwese kuri Touch One murabibona mubyeyi mwiza tuguha ikaze kuri Touch One. Murakoze nanjye ndabishimiye. Mama wambyaye kuvuga ni impuhwe nyinshi rwose mu mutima bimeze biti? Ni sawa ndishimye ndanezerewe. Uyu munsi washyingije? Nashyingije mu murenge. Nabyishimiye ko nakoze ikirori cyo gushyingiza. Uyu muhungu wawe yaba ari imfura yawe cyangwa? Ubuheta. Sobanurira abakunzi ba Touch One harimo abana bakiri bato. Ubuheta umwana wa kabiri. Umwana wa kabiri. Hanyuma rero biravugwa ngo ababyeyi benshi ngo muri iyi minsi ngo bararangara ngo uburere ngo buragerwa ku mashyi ibanga mwakoresheje kugira ngo uyu mwana bagiye kubaha ibyishimo nirihe mu by'ukuri? Nta rindi banga twakoresheje ry'ubuhanga. Ibanga twakoresheje burya iyo uri umubyeyi ukikirana n'umwana igihe cyose ukamuganiriza ukamwereka urukundo ukamuha uburere nimba agiye kwiga ukamubwira ati ntukarangarire mu nzira yataha ukamubwira ati mwana ajya kuzana amazi ntugatinde mu nzira bike bike mukagenda mutoza gake gake icyiciro agezemo cyose ukamutoza biramufasha bikazatuma wenda arahagera nawe akazabona ko ari udukosa agenda akora akiyikosora. Ubundi mu by'ukuri bipfira he kugira ngo umwana w'umuhungu ananirana agere ubwo aho kugira ngo akuzanire umukazana nk'uko wishima utegura ugora ahubwo akakuzanira abana nyine baciye mu gikari reka mbivuge mu cyahafi ka gace k'Ikigali ujye kumva kitwa mu cyahafi. Ubundi mu by'ukuri biba byarapfiriye hehe? Hari igihe akenshi cyane iyo bidapfiriye ku babyeyi hari n'igihe n'umwana ubwo akunanira ariko cyane cyane we mubyeyi ugomba gushyiraho uburere kuko ni wowe n'inshingano n'izawe z'umubyeyi. Inshingano zawe rero ni ukwegera umwana ukamuganiriza wabona arahashaka kudohoka muga ati nyamara nugenza gutya bizagupfira gutya ariko nugenza gutya uzahabonera umugisha. Mubyeyi mwiza turagushimiye rero kuri Touch One hanyuma ubukwe buhire. Murakoze Imana ibishimire. Bakunzi ba Touch One nanone turi kumwe n'umubyeyi mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga. Mubyeyi mwiza tuguha ikaze kuri Touch One. Ndagukunda cyane. Imana izaguha umugisha. Yego tusangira uwo mugisha. Hanyuma rero kuri uyu munsi ndabona umeze neza ushobora kuba washyingije ni umwuzukuru ni bucura bwawe bimeze bite? Ni umwuzukuru. Mwese urumva umeze ute mu mutima mu by'ukuri harimo ibanga? Ndumva nkeye kubera kuko bampa ibirori nyine nk'uko ba nyina babimpaye nabo bariho barabimpa nk'uko ba mama babo babimpaye. Ese ubu baba ari nk'abuzukuru nk'abangahe wibuka umaze nko gushyingira? Imana reka ne kubabara kuko Imana niyibizi koko ntabishobora. Abuzukuru cyangwa ni batanu. Umaze gushyingira rwose ukabatahira ubukwe unezerewe ni nka batanu? Bose hamwe n'abahungu nta kibazo? Ndumva ari nka batandatu. Kandi bose ingo zabo zimeze neza rwose? Zimeze nk'iza Manuel. Zimeze nk'izawe. Imana izabaho umugisha. None se mama kugira ngo ababyeyi benshi babuzwa amahirwe yo kugira ngo bagire ibirori nk'ibi wowe nk'umubyeyi w'inararibonye kandi ubona ko ushesha akanguhe bipfira he mu by'ukuri? Ngewe ibyo nakoresheje nkiri umwana nigeze kubona umubikira nje mu misana y'Epikarande ndavuga nti Nyagasani nshyingirwa nzabyara abana habe mwihaye Imana maze agenda ajya abasengera. None yarabasengeye nanjye kandi ishengesho niko ndifite. Uyu munsi rero ushyingije umwuzukuru wawe nk'uko wabivuze Florence kandi koko urabona ko uri umubyeyi wasokoje neza nijya uranigiriza urambarosa neza. Florence noneho uramwifuriza iki kandi tuzi ko umubyeyi umugisha w'ababyeyi ngo ari ikintu gikomeye? Umugisha w'Imana Imana ikazamufasha kandi akazubaka urugo neza nta mahane. Nta mwuzukuru wanjye urahukana n'umukobwa wanjye nta mukobwa wanjye urahukana nta mwuzukuru wanjye urahukana. Nawe rero azagira urugo rwiza ruhire aramenye kugaruka imuhira azubaka urugo ruhire nk'uko abandi bose bazubatse. Ntazakugarukire? Ntazangarukiraho. Natwe turakwifuriza ko atagaruka koko. Hanyuma niki
wavungurira abana b'abanyarwanda batari kugenda baha ababyeyi ibyishimo? Nirihe banga, ni ikihe cyifuzo wumva wabifuriza, cyangwa se ni ubuhe bujyanama wabaha? ndabifuriza guhinduka, ntibagumye kwiruka mu byo by'isi. Ikindi nababwira nyine wa mugani ni ugusenga, kuko nta kindi yongeraho kitari isengesho ry'Imana, bagasaba Imana abo bubatse urugo rukaba mahire. Nibyo nifuza. Reka tugushimire mubyeyi. Imana ibaha umugisha. Manuel, ndagukunda. Urakoze mubyeyi. Mugenzi wawe mwazanye nawe ndamukunda. Urakoze cyane mubyeyi. Turi kumwe n'umubyeyi w'uruhanga ruhanganye ubuhanga, wasokoje uruhanika maze atega urugori, arishimye aranezerewe kuri uyu munsi. Reka tumuhe ikaze kuri Touch One. Uraho neza mubyeyi mwiza? Muraho neza. N'amahoro y'Imana. Turashima Imana. Aka kanyamuneza nakiki? Aka kanyamuneza mfite nuko umwana wanjye yasezeranye mu rukiko kandi akaba yanasabwe. Mu by'ukuri ntekereza ko ari ibyo byishimo hari buri mubyeyi wese aba akeneye. Hanyuma rero ugiye kutubwira mu gihe bivugwa ko ababyeyi urukundo rw'abana muri iyi minsi ngo rugerwa ku mashyi, ubwo ndavuga uburere, ariko mwe mukaba mutsinze icyo nakita igitego. Bwa mbere mu mutima mumeze mute mu by'ukuri? Ku mutima wanjye ndishimye kandi nkashima n'Imana. Yego. Hanyuma ibanga wakoresheje kugira ngo n'undi mubyeyi wese, yaba ari Burasirazuba, Amajyepfo, ari naho turi Amajyaruguru, muri make iki gihugu cyacu ko kingana, kugira ngo nawe amenye iyi soko, nirihe banga wakoresheje kugira ngo uyu munsi ubushyingije uyu mwana wawe? Kugeza kuri uyu munsi ikintu cya mbere ni ukugira inama umwana, ukamuba hafi kandi ukamwinjiza cyane cyane mu isengesho. Yego. Iyo ushyingije umwana w'umukobwa atarabyaye mu buryo buciye muri za nzira twavuga zo mu cyahafi, nirihe banga muba mwarakoresheje kugira ngo urwo rugamba mururwane kugeza ubu? Ugenda icyo nshaka kumenya mu by'ukuri, urugamba rwa mbere ni ukumushyira imbere y'ibiganza by'Imana, ugapfukama ukamusengera kandi ukamuba hafi, ukamugira inama, umubwira uti ibishuko biri hanze aha ni byinshi, ugomba kubyirinda. Yego. Mubyeyi, ubanza nakubaza byinshi kuko ndabizi, ndamutse nkubaje byinshi igitabo cyaba umuzingo, ariko niba nta kigusobye mu byo tuganire hari nagushimira. Nanjye ndagushimye kuko ugize umwihariko wo kugira ngo mbaze ibanga nakoresheje kugira ngo umwana wanjye mbe mushingiye, kandi nkamushingira atariyandaritse, nkamushingira yarabanje gushishoza, agahitamo avuga, yarambwiraga ati ntabwo nshaka kujya gushinga urugo ruzatahwamo n'ibishirira, ngomba gushishoza nkasanga uwo nkunda tugiye kurwubakana kandi nkarukomeraho. Yego. Ariko wa mugani ukoze hasi unyibutsa ibuye, ukurikije izo nzira zose wanamucishijemo n'amasengesho, ubona ntugiye gukora iki kugira ngo kuko yubaka urugo rukomeye nk'urwa nyina wamubyaye, nk'urwa nyirasenge twaze tuganira hano, ugiye gukoresha irihe banga? Wenda dusoreze kuri icyo. Ibanga rya mbere ni ukubaba hafi, nkabagira inama, kuko jye narubatse urugo rwanjye kuva nakubakana n'umugabo wanjye, atari ibyo kuvuga ngo bamwe baratsiriwe cyangwa bagize gute, ntabwo turagirana ibintu by'intonganya ngo umwe yivumbura agende asiga urugo rwe, ahubwo mujya inama n'umugabo wawe, hanyuma mukubaka urugo rwanyu mukareba ikitagenda neza mukagikosora, aho umwe agize intege nkeya undi akamuzahura. Yego. Mama, ndagushimiye kandi ukomeze ugire ubukwe bwiza mubyeyi. Yego, murakoze namwe, ndabashimye kandi mukomeze gusabira bariya abana, urugo rwabo ruzakomere, barwubake kuri Yezu, barwubake ku rutare, kuko rero rutare rudahangarwa, maze Bikira Mariya azajya bakikira sekibaberekere mu izina rya Yezu. Ngira ngo ibyo ni nabyo wifuriza abari bose b'u Rwanda. Nibyo nifuriza abari bose b'u Rwanda, nuko bakubaka urugo, ushaka gushaka akashaka, nkuko hari abo muri Bibiliya bavuga ati ushaka ashake, ushaka bireke, ariko ugiye gushaka amenye uko agiye gushaka nyine akomere ku rugo rwe. Yego. Urakoze mubyeyi mwiza.
murakoze namwe ndabashimye. niba hari akantu ntibutse kukubaza sinabivuze ntagiye kuganira nawe bwakira bugacya ubundi urugori kuri uyu munsi ntekereza ko ari navuga ko ari ubundi bisobanuye iki mu magambo gihe ntabashije gusobanura. Ubundi urugori urutegera abana n'umugabo u Rwanda n'igihugu cyose nyine ubwo muri rusange riba ari ikimenyetso cy'ibyishimo. Yego. Ndagushimiye cyane. Nawe ndagushimiye murakoze. Meze neza. Meze neza. Tugaye ikaze kuri Touch1. Murakoze cyane. Namahoro y'Imana. Namahoro. Ushobora kuba ugira ubwuzu bwinshi. Cyane ndabusangamo. Hanyuma ibyishimo by'uyu munsi rero bimeze bite mu by'ukuri? Ibyishimo by'uyu munsi byanshimishije cyane sinabona uburyo mbivuga. Ni ibintu twategereje igihe kirekire. Twifuza yuko biba none umunsi byabaye twashimye Imana. Hanyuma rero ubu ngubu hari abafite amatsiko abantu bagira amatsiko iyo babona musa mutya bakabona umukobwa wanyu mwamuteguye neza asa neza bashobora kwibaza ngo ibanga ryo kugira ngo mutegure umwana w'umukobwa agere kuri uru rwego mu mushyingire namwe mwishimye mukoresha irihe banga mwakoresheje irihe banga? Mbere na mbere ni kuganiriza umwari akiri mutoya. Ukamwereka ejo hazaza uko bizaba bimeze. Mbese bakarebera no mu rugero rw'ingo zacu uko tubanye n'umugabo wanjye uko turera abana ibyishimo tugera mu muryango nta ntonganya nta mane tugashyira hamwe. Mbese niba kuriye mu muryango mubi nawe azagira ubuzima bubi ariko niba kuriye muri famiye ikundana umwana nawe areberaho. Baca umugani ngo uburere buruta ubuvuke. Icyo gihe rero iyo wateguye umwana neza akareba no mu muryango uko bimeze naho agira ku gashyari ati nanjye wazubaka urugo rumeze nk'urwa papa na mama cyangwa urw'abari abaturanyi bacu babanye neza. Umwana w'umukobwa rero kenshi ukamuganiriza akirinda kujya mu bishuko byo hirya no hino agahora ari nyamwari mbese. Rero inseko yawe yatumye nibagirwa kukubaza ngo mupfana iki? Uriya mwana mubereye nyina wawe. Mukuru we niwe furayi wacu. Ubwo rero turavukana. Hanyuma hari ikindi kintu ngiye kukubaza. Uriya mwana arabataramiye ngiye kubona mbona ararize kugira ngo umukobwa reko nkunda kubona namwe bibariza nukubera iki bundi mu by'ukuri kuba tabizi? Ni ibyishimo. Agigira ibyishimo bikakurenga ukumva namarira kukumva ntuza aho aturutse iyo wishimye. Kenshi na kenshi iyo nishimye ngira amasiyo nkarira. Hanyuma rero umubyeyi mwiza ubu noneho navuga ko agiye kubaka urugo kandi nk'uko wabivuze uti dutegura abana kugira ngo bazagire ingo nk'izacu witangaho urugero. Burya biba byiza abantu bajye banavuga urugero rwabo ntibagatanga ingero ku bandi. Ubu noneho ikintu nanone mwumva mugiye gukora kugira ngo yubake urugo koko ruzira amahane, urugo rw'amahoro n'umutekano, urugo rurimo Yezu, urugo koko rwagendwa na benshi kandi rukinjira benshi, mugiye kubigenza gute? Ubundi no kumugira inama ukamubwira ko umubyeyi ageze mu rugo ari mutima w'urugo. Nitwara neza mu rugo urugo ruzaba rwiza kandi ruzagendwa cyane cyane agakunda umuryango w'umugabo. Burya hari igihe umudamu ashaka yagera mu rugo akumva ko famiye ye ku ruhande rwe agomba kwikubiraho ariko iyo famiye umugabo yaza ukabona yazinze umunya. Icyo gihe urifungura iyo baje n'umutwara akabona ko wishimiye umuryango we. Nicyo kintu cyubaka urugo. Nawe iyo ubonye baje akabona nawe baje mubakiriye kimwe arishima cyane. Ikintu kintangaje kuri wowe urakizi nukuntu uvuga ibintu nkabona n'urumeza ruje ku mubiri wawe. Ndi kurureba pe wowe uri kurwumva nawe? Ndi kurwumva kuko uyu munsi bashimishije cyane. Reka rero tukureke nimba mu byo tuganiriye nta cyaba kigusobwe ngo cyongereho. Oya nta kindi. Icyo nagira abantu inama ni ukugira inama bari b'iki gihe kuko batwarwa na byinshi. Buriya mwari wacu twamusabye kudefiriza no kwisigara yabyanze avuga ati ngiye mundekere ibintu Imana yampaye. Turamwingiga duti ihasige usoke nk'umugeni ubundi uzakomeza gahunda zawe.
ubukwe bwiza rero kandi urugo ruhire mu bana banyu. murakoze cyane namwe murakoze. Uraho umubyeyi mwiza. Ndaho ndakomeye. Ni ukuri kw'Imana. Cyane rwose. Ni amahoro ya Nyagasani. Ni amahoro kabisa. Yego. Akanyamuneza kari kuva he? Akanyamuneza kari ku mutima rwose. Ubu ndishimye ibyishimo mufite. Ese nabinganye iki? Yego. N'uware wese n'inyoni ziguruka mu kirere zose zabonye ibyishimo mfite. Hanyuma ko ababyeyi benshi mwifuza ibi bintu hakaba hari ababyeyi batabibona kubera abana banyu nimba ari uburyo muba mwarabatoje nimba ari ibiki urabivugaho iki? Burya rero bajya bavuga ngo inkondo icika ku mugina, burya ku mukozo perete. Burya uburere watoje umwana nibwo afata. Iyo usanzwe uri umukristo n'umwana w'umukristo, none se waba warabonye so na nyoko bataragiye mu mihango ya gipagane uri umwana wowe ukayijyamo? Buriya rero nibyo bajya bavuga ko uko umwana umureze ariko akunera. Uyu mwana wawe niwe ushingiye bwa mbere cyangwa hari uyu muhungu? Uyu mwana nshingiye ni wa kabiri mu bahungu, nta mukobwa ndashingiza. Ariko ibirori biracyakomeza mu minsi iri imbere. Niki wifuriza ababyeyi b'u Rwanda mu gihe bivugwa ko abana benshi bari gutakaza bari kubuza ababyeyi ibyishimo mwari mukwiye kubona ku bana banyu? Ababyeyi b'u Rwanda icyo mbifuriza ni umutima mwiza n'uburere bwiza bashobora kuzahiriza abana babo, bakazambikwa ikamba nk'uyu munsi ngiryo natwe turi kwambara. Hanyuma ko bivugwa ko ngo ababyeyi benshi barangara mu burere ariko mwebwe ibanga mwakoreshe kugira ngo uyu mwana wanyu ababahaye ibirori byiza nk'ibi ngibi ni irihe kugira ngo n'undi mubyeyi aho yaba ari nawe wenda abifatireho isomo? Murakoze. Ko byasa kose uburere icyo natoza nabwira ababyeyi bagenzi banjye, burya iyo uri ingunge ntacyo ugeraho. Iyo ubonye kandi burya nta mubyeyi umwe wirerera, umubyeyi arererwa n'abandi. Usanze ndi guhana umwana wawe muziza amakosa ukandeba nabi, wa mwana azakomeza kuba icyohe. Ariko nsanze uri guhana umwana koko ari mu ikosa nkamubwira ati wakoze mubyeyi, wa mwana azakunda koko azakugera impande yikange avuga ati nintamuka kwa runaka bitewe nuko nakoze ikosa arampana. Ubwo rero burya nta mubyeyi, niyo bavuze ngo nta mubyeyi umwe wirerera, umubyeyi arererwa n'abandi. Burya umwana ntabwo aba ari umuntu umwe. Hanyuma mumaze gusobeka amaboko rero n'uyu musaza mugenzi wawe nigeze kubona munagwana mu nda, ubu noneho mugiye kongera kubana gute kugira ngo n'umwana uri kure yumve uko ba mwana babana? Harya niko babyita? Yego. Mugiye kubigenza gute? Ubu uyu musaza tugiye kubana mu buryo bwa gikristo, turera abana bacu neza, tubatoze umurongo mwiza nk'uko n'ubundi twabatoje. Abana nibakora ikosa ampamagare nanjye muhamagare, tujye inama mbere y'uko tushobora kubishyira hanze. Bizaturuka ku burere bwacu kuko ariko ndikumva bitazanaba kuko twabatoje neza. Yego. Ndagushimiye mubyeyi mwiza. Namwe murakoze. Turi kumwe n'umusaza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga, ni umusaza mubona ko rwose twavuga ko ari umubyeyi benshi bakigiraho kurera. Ku rundi ruhande yambaye ingofero, kandi buri iyi ngofero hari ikisobanura. Reka tumuhe ikaze tubanze tunamenye ese ni nyina ni se w'umukobwa ni se w'umuhungu, turamenye uwo ari we. Tuguha ikaze mubyeyi mwiza kuri Touch One. Ndi papa w'umukobwa. N'amahoro y'Imana rero. Amahoro y'Imana. Hanyuma rero uyu munsi murashyingije mu gihe bivugwa ko ngo ababyeyi benshi ngo uburere bwabaye buke ngo buragerwa ku mashyi. Ibanga mwakoresheje kugira ngo n'undi mubyeyi wese aho yaba ari mu Rwanda nawe avuga ati reka nigire ku birenge by'abasaza ni irihe mu by'ukuri? Ibanga twakoresheje ni ukwifashisha Imana. Ni Imana yabidufashijemo. Kuko kurera neza ni ukuvuga ngo tumaze imyaka 32 dushakanye, ntabwo turahukanana na rimwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni Imana ikomeza ikagenda ibikora. Ntekereza ko ahari umwana wanyu nakomeje kumwitegereza mbona ni umukobwa rwose ufite imico idasanzwe. Iyo mubona umwana wanyu mwaramureze ariko yagera imbere y'abantu bavuga ibyiza akarira, mwe mubifata mute nk'ababyeyi? Ni ibyishimo. Burya ibyishimo
iyo biba byishurarira n'ibyago byaza ukarira ariko ibyishimo nibyo byatumye arira. tukiri aha nigeze kubona mbona nawe uzamura mushwari wowe byari bigeze gute mu byo uzamuye mushwari ndijijwe n'umwana wavugaga umuvugo kubera amagambo yaravuze. Ayo niyo yandijije ntabwo narijijwe nuko mbabaye narijijwe nuko umwana ibyo yavuze byahise binjyamo numva nibyo byishimo nakubwira bituma umuntu arira. hanyuma rero ubu ngubu noneho wenda mu gihe twasoza kino kiganiro gito tugiranye ariko kandi kitari gito ku munyabwenge, ubu ngubu urugendo ruratangiye, umwana muramushyingiye ariko ngo nta mwana ujya ucuka ku babyeyi, mugiye kubigenza gute kugira ngo yubake urugo? Utanze urugero uti tumaze imyaka hafi 35 niko wari uvuze, ntabwo umugore wanjye arahukana, mugiye kubigenza gute nanone ngo nawe yubake urugo rukomeye ko? Impanuro nk'uko natwe ubundi uburere afite tuzakomeza tumube hafi kuko we n'ubundi ntabwo yigeze ajya mu rwejuru, ntabwo yajya mu rwejuru ubu rero ari uko agiye mu rugo rwe. Ubwo rero tuzakomeza tumube hafi kugira ngo ibitekerezo afite ko biruta n'ibyacu buriya mwana Imana izamuhumuje. Muze dusoza, u Rwanda burya ni igihugu tukunda umutekano, kandi umutekano iyo uhereye mu ngo z'abanyarwanda n'igihugu kigira umutekano, ni nacyo u Rwanda rwifuriza umunyarwanda wese. Niyihe nama wagira ababyeyi batezuka ku burere bw'abana kugira ngo koko nabo kuri uyu munsi bazagira ibyishimo? Ababyeyi batezuka ku bana burya baba boreka igihugu, kuko niba abana badafashe, niba ababyeyi batagira inama abana babo nziza, burya n'igihugu ntacyo baba bakimariye. Reka ngushimire rero mu kiganiro uhaye Touch One TV. Murakoze. Ubukwe bwiza. Namwe merci.